Mwaramutseho neza nubwo hamaze gucya. Ni Peter Claver Rurangwa, tugiye kuganira ku rukundo, icyiza n'ikibi muri filozofi ya Spinoza. Akenshi mu mafilozofi yagiye amubanziriza nk'abantu ba mbere, cyane cyane ashingiye no ku madini, bagenda bagaragaza yuko ikibi kibaho ubwacyo kiri absolu, kandi ko cyaba gituruka no kuri Satani. Bakavuga nanone ko icyiza gituruka ku Mana, ko nacyo kiri absolu. Ariko muri filozofi ya Spinoza ikibi ni nkaho ari relatifu, kihinduka bitewe n'aho uri. Kuvuga nk'ikintu cyoroshye, urugero ushobora kuvuga nko kuramutsa abantu utazi, ugatangira kugenda ubaganiriza. Hari igihe bifatwa nk'aho ari byiza mu muco umwe, ariko wajya mu muco w'ikindi gihugu ugasanga ni bibi cyane kuza wivanga ku buzima bw'umuntu, ushaka kumusuhuza, ushaka kuvugana nawe kandi mutaziranye. Ako ni akantu gato nagira ngo nsobanure icyo bita relativism cyangwa relativism. Noneho muri filozofi ya Spinoza tugendere ku kibi. Tubanze dufate wenda ikibi. Ikibi avuga ko ari ikintu kikongerera imbaraga zo kubaho. Izihe mbaraga? Mbere na mbere, undi Spinoza avuga yuko buri kintu cyose kibaho kiba kigira icyo bita conatus. Conatus c'est la volonté, pas la volonté au sens yo kumva ko ari ikintu cy'ubushake, ahubwo ni la volonté de desire, the desire to persevere in his being. Ni ukuvuga la volonté, le désir de persévérer dans son être. Urumva buri kintu cyose kibaho kiba gifite desire yo kuguma uko kiri. Umuntu ntabwo waza ngo umuhungabanye, umukande, umukubita inkonji, umukubita urushyi, azumva aguwe nabi. Ariko n'umufata neza azumva aguwe neza. Good. Ku muntu no ku ibuye ugiye kuwufata nk'itafari ukarimanyura ntabwo ripfa kwemera. Ni uko riba rifite na icyo kintu cyo kuguma uko risanzwe riri. Ku muntu we iyo desire iba iri uba uyumva rwose, ukayirationaliza. Niho imera nka will, the will to persevere in your being, in your state. Noneho icyiza ni ikizamura ya desire, kikaza kitayiyopozaho. Icyiza ni ikikutera ibyishimo, ukumva wishimye, kandi kitakuzanira, kitiyopoza kuri ya desire yo kuguma ukuri, kuguma muri being yawe. Icyo ni icyiza. Ikibi noneho ni icyiza kirwanya ibyishimo byawe, kandi ukwiyumva nk'aho washwanyutse, nk'aho ya desire yo kuguma muri being yawe, ya conatus yawe irimo kugabanyuka. Ubwo rero muri filozofi ya Spinoza nta muvumo ubaho. Ntabwo ari ukuvuga ngo urababaye, uragihuye na accident, ngo ni ukubera umuvumo, ni ukubera Imana yaguhannye, ni ukubera Satani yaguteza imitego. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Abantu bagira accident cyangwa bapfusha cyangwa bagira ibintu bibabaza, bakavuga ngo Satani ni umugome, Satani ni umugome. Oya, ibyo byiyumviro byawe bikubabaje, bitagushimishije, ntabwo bituruka ku mugome Satani, kuko Satani we ntabwo abaho. Kuba tutangiranye vuba bagiye biyabonesha kuri kanari yacu, kuri channel yacu, ntabwo Satani tumushyira mu byo tuvuga, kuko Imana niyo shingiro rya byose. Imana ibumbye byose, kandi kuba ari infini bituma Satani atabona umwanya, ntabwo yabaho, kandi Imana ari infini. Mukomereye. Ubwo rero ibintu byose bibaho, byaba ibyiza byaba ibibi ku muntu, ni ibintu ibyo yakita bibi, ni ukuvuga bibabaje cyangwa ibishimishije akabyita ibyiza. Byose ni amategeko ya kamere aba yaragiye aba. Iyo umaze kumenya ibyo ngibyo ko ari amategeko ya kamere, wowe ukunda kamere. Gukunda kamere nibyo Spinoza yita l'amour de Dieu
cyangwa l'amour intellectuel de Dieu. Ntabwo wikundisha za feelings by'ibyishimo bya santima zawe, ibyiyumviro by'amarangamutima. Ahubwo ni ugukundisha ubwenge bwawe kamere, urumva, ukamenya amategeko ya naca. Wenda ukamenya uti mu myaka 5 nari intya, mu munsi washize nitwaye gutya, nta kubireba uti uko nitwaye gutya nabaye igicucu, nabaye iki, utangira urire usaba imbabazi Imana n'abantu. Ntabwo ari byo. Ahubwo ukamenya uti muri situation imeze gutya nitwaye gutya bitewe nuko ntari mfite knowledge ihagije kuri njye no ku marangamutima yanjye. Urumva rero bituma wumva abandi bantu, ukiyumva nawe ukabumva uko bari, nta kubacira urubanza cyangwa kwicira imanza cyangwa gutegereza urubanza. Ubwo ndumva twasoreza aho tumenye icyiza n'ikibi. Noneho tumenye urukundo arudefiniza sati mu magambo yoroshye y'igifaransa. Spinoza aravuga ngo l'amour c'est le sentiment de joie causé par une chose extérieure, une cause extérieure. Ni ibyishimo bikujemo, ni igitekerezo cy'ibyishimo bikujemo, urumva, ibyishimo ugira bitewe n'ikintu cyo hanze. La joie causée par une cause extérieure, c'est l'amour. Murakoze rero, mukomeze musangize abandi bino bintu, zino nyigisho, kugira ngo zigere ku bantu benshi kurushaho, kandi ukore comment igihe wumva hari ikintu udasobanukiwe. Umunsi mwiza.